uri bazirunge mwana wanjye Mwiriwe umwarangaje urugi ntabwo muzi ko imibu yakabwi yinjira mu nzu aha zakinze nuko naringiye kwana uriya ntara n'isuku iri hanze no cyo gira vuba kinjya hakiri kare uzi ko hasigaye harateye n'ibisambo nyirangira ko adakoma yagiye arimo nyamara ntaho yagiye mwiriwe mu mbere mwiriwe neza yego se ko mwaheze mu muryango ntimukomeze ngo muze nibyo byiza mba ngira ngo umugore abanze yisuganye amugwa gituma gasanga hari ivyandaraye mwiriwe mutese na amahoro da namwe se muje amahoro yewe na amahoro da twari tumaze kugira ngo uraraye karara ntacyo nasize mbabwiye ndabizi se oya ahubwo nagize no kare nuko nanyuzara guhara kwa Rutebuka ngasanga yakagwa ngatindayo gato bahishije se nyamara nahoranye na Mukandori ntiyagira icyo ambwira wa mbese rwose ndahageze nkubitana n'umukwe waba yibazaniye byari bintangaje ariko tambuka ushyike ku gatebe uruhuke ubwo niwagwangaye reka maze shyireho iriya myugariro mbone kwicara murarebe neza ntihagire ikirara hanze ndabona ikirere gihaka imvura ishobora kurarigwa ego ese sinumva ahubwo igeze hasi ndabaza irubu ya masaka yari yanditse inyuma y'inzu wayanuye nayanuye nuko wakoze siko nari nayibagiwe aya mazi se yari kuziko nayiki yewe nayase yo gukaraba nyaruko yazanye usije ufunze igikoni urumva kandi wibuke kuvumbika n'umuriro no ndabona aje ukundi eski arashiko n'ubusa ariko tuzarebana dore nawe reba arantegeka ibintu byose yicariye nkaho yahagurutse akabikora gukorera umugabo we nishya no koko ubusa none ndavumbika n'uhe ko ndewe wazimye Baziru nje bamukana ayo mazi nitere ntaricara ngana yazanye no dore nagasaba nikoze umukecuru se wasanze ameze ate yewe araho nasanze atangiye koroherwa namubwiye ko ejo bundi uzanyaruka cyangwa bazirunge mukajya kureba uko ameze no kumukiriza imyanda oya nivyo mbese rero wagiye kwa nyogokuru nari nagiye kureba uko ameze kuko bari bantu myongo yararembye bagasanga se baraho ahubwo Mukanyana yabyaye umuhungu yo mama shenge impundu ngo nujye uzamujyanira uburo bw'igikoma none nijye uzajya ngiye kubara n'umwana kandi nzarara papa nushaka ko zarara ko zaba uri kwa so wanyu bashye uzaba uri kwa Rwanda endamena y'amazi Baziru yewe sawa nimwagize ngo nabarangaranye nimwakira akagacuma nuko nze mubobeze imihogo bana gufungura pereza muvuna ninda wampaye gasho ukavumbuye nk'inyegerege yewe nako nasengere kwa Paulo ngira ngo utaza gutahira kuyariba noneho yabera yasengereje inzoga nziza Paulo ye yewe nanjye numvise ari nziza inzoga nziza rwose Baziru ngaho se kwicara reba imbehe maze udufungurire oya baworoheje gato hari icyo nshaka kuganirira namwe garuka nawe Baziru nimwicare akira nawe usamenye ngerage harya Baziru wowe nusomaho murakoze ngerageze rero nawe Bazirunge turakumva ndabasaba ko tujya inama ko turi muri uru rugo turi batatu n'urwacu ukaba umugore wanjye Bazirunge akaba umwana wanjye nako wacu ndakumva rwose komeza ariko sakira wongera usoma oya buteretse mbanze mbagwire ntarasinda hato ntaza gutesha guswa none rero ngerageze Bazirunge ukamumenya nk'umwana wawe ukamutuma ndetse yakora ikosa ukamuhana mbese nk'uwo wibyariye ntamurera se rwose nabuzwa n'iki ko nanjye ndi umubyeyi ubusa banjye aho bari sinifuza ko bamererwa neza muretse ndangize Bazirunge nawe mwana wanjye uyu niwe nyoko ukamwubaha ukamwumvira mbese mugashyira hamwe nk'umwana na nyina ndayibasabye kandi nizeye ko ariko bizagenda muramenye ntimuzihe rubanda
ni mubinyemerere cyangwa se mumpakanira hakiri kare. Jewe rwose ndabikwemereye. Umva umwana ni uwacu. Nambera umwana nzamubera umubyeyi. Cyakora kandi nananira nawe uzamfashe tumugorore. Naho rero numumparira ntacyo nzashobora. Rega burya kurera no gufatanya ntibireba umubyeyi umwe. Nanjye nambera umubyeyi nzamubera umwana. Ubundi se ndabyanga ngo mama azuke agaruka ndere. Mwana wanjye nivyo nyoko yarapfuye, ariko muri gihe nkiriho nanjye nzakurwanira ishyaka. Nyina ngerageza ntunyumve nabi. Reka da, ubundi se umubyeyi wese ntarwanira ishyaka uwabyaye. Dore hashize imyaka 5 nyina w'Abazirungi yitavye Imana. Twari tubyaranye 5 kose. Ariko yansigiye n'Abazirungi wenyine. Ayiwe. Ndacyakubwira, Bazirungi ni imfura yanjye. Bane bose bamukurikiraga Imana yarabahamagaye. Nuko nawe nibwo abakurikiye. Yo, mwana wa. Umura rwose wigira agahinda. None se ko Imana yakoze ibyayo, ihangane nanjye nzagerageza kuguhoza. Aha. Dore ubaye wa gatatu nyuma ya nyina niba utarunabizo bimenye. Yewe sinari mbizi. Aba babiri bose nta kindi twapfaga Bazirungi uyu. Ariko wenda kwizeye mbandoga muvuna ndinda. Nakurangiwe nagakwaya kandi n'umugabo ntiyandangira umugeni mubi. Byose Imana nibidufashamo tuzabishobora. Ahubwo rwose amagambo mbwenda yashimye cyane tuzafatanya. Mugore wanjye rero dore urugo rwawe nguru. Ubu wabaye nyir'urugo ntukiri umushyitsi. Ejo nzakwereka imirima yacu yose. Byose mbese ubimenye. Ukwezi umaze hano abavandimwe bamwe barababo. Pereza uwo mukuzo nongere nisomereho. Mwakira. Pereza amavuna ndinda wampaye inka. Pereza amavuna ndinda wampaye inka. Ngaho no muzane n'amafunguro dufungure. Ariko se ko naherutse wakase udufaranga two kugura igitambaro cyo mu mutwe yaratuguhaye? Igitambaro cyo mu mutwe yaratuguhaye? Maye se nanjye ndiwo gutega igitambaro. Yambwiye ngo sinkamubwira ubusa. Ariko mwana wanjye ntukihebe. Erega burya bene utwo ntawe twaka umugabo. Ahubwo burya ubanza kubimbwira mba naramukubarije cyangwa tukareba ukundi tubigenza. Erega nyabusa ntukantinye ndi nyoko. Mbangira ngo urabeba si ngombwa kubikubwira. Harubwo nawe nakubwira ukansubiza ibyica inka. Ariko mwana wa, harubwo uragira icyo umbwira koko nkagucyaha? Reka ndebe hano araho nari narabitse amafaranga. Akira maze uze kugura igitambaro, urumva? Kandi ntihagira udusago kuguremo n'ikindi wifuza. Urakoze. Dore ni 500. Maze kandi ubangukiye udasanga ataraza nta wamukira. Urasweyo rwose. Dawa ntenda yose nkori. Uretse ko nashaka kunyura kwa ntibanyirwa ngo Mariana yararwaye. Ntacyo bitwaye naho unyureyo. Ariko rero ujye umenya gutaha kare. Baramutseho. Baramutse mukamo. Yego. Baramutse namwe. Waramutse mukama. Yego. Wavuze kuri arushigisha ukabudusogongeje none nibwo ugiye kwanzika? Ndagira ngo nzabasogongeze ejo mugiye mu misa. Niko se mukandora umusizeyo? Musizeyo. Ahubwo yarantumye ngo umuherereze ka kabiri nawe agiye gushigisha. Ndagahande se ko nta muntu uri hano. Cyakora ndakamushyira nanzuye. Bikoze mukama. Karame. Uraje ngo tugende? Ahubwo tugende tugaruke hakiri kare. Ndashaka kuza kujya mu gatsi nimugoroba. Nta kindi se muntu matwigendere. Inga ndebe. Hano mafite ibiceri. Akira ungurira umunyu n'isabune. Urumva? Turagiye rero. Nyabuna se mubanguke bako. Ahubwo dusange muhishije. Ngaho mwirirwe. Mwirirweho. Baziru, noneho rwose wabonye umubyeyi ungana nyoko. Uzongera uganye. Mbabarira amaye. Kwinemba inkoko imenywa n'iki yatoyemo. Waga no gushinyiriza. Burgize ukuntu ari umugome. Ntibishoboka. Nukuntu abantu bose bamushima. Yego. Akwitayeho ashiwe mutera urubwa. Nimujye mwivugira shenge mwifitiye banyoko. Uriya rutwana nta buryo umwagiye. Koko, ariko se gutwaye ikima.
Ego usigaye wambara neza twese ukaduhagarika none ngo rutwana nta bugi uribuka ukuntu wari wambaye imishumi twe tubona kwitaho kurusha na so wakubyaye pe dore amatama n'amaribori byaraje none urirata nuko nyine ngo nyina wundi atabanyoko naho ubundi rwose nyina ngerageze n'umubyeyi ndetse n'umuntu uturutse aha ntiyamenya ko ari mukaso ndakubwiye ariko urasetsa koko reka nguhe urugero none hakoza mu mufuka ngo agiye kumpa amafaranga y'intuza yo kugura igitambaro cyo mu mutwe nyine iki ngiki nacyo ahanini kinjyanye mu isoko harimo inote z'ibihumbi gusa ariko atinyutse kumpa 500 yonyine aya ngayo rora dore ngayo uretse twaducira tundo anyongereho two kugura umunyu yaba mama se nta abatinyutse kumpa 500 ntampaye ibihumbi 2 nibura cyangwa kimwe ariko rubanda ntimushima haha uzi ko mama ataramana 200 njyewe iyo musabye ikintu ama ibishyimbo cyangwa akambura ngo nkuri ibijumba mbijyane ku isoko mbona icyo nshaka ubwo sako kwagira ngo akugenza ati no kuri 500 ni menshi agomba kumvunguriraho se ko ari mari ya data yampaye agashyitsi nareke nzamucunga nyihi mfati nta kindi rwose cyamushobora none se ubwo uragira ngo yaguhe yose yampaye se hanyuma se niba arayo bamubikije bayamubitsa ryari se ko ari amasaka yacu yamariye mu isoko nambabarije yego azirongewe koko ngwingayigaya n'ikibonye undi wigeze yaguha ninde sera yewe burya ikibe ni ukukwisha inzara cyangwa akakurinda inzu ntakwizera rwose uramurenganya agufata nk'umwana we naho se kumvunisha iminwa uzarebe ko yabera yagera ku mugezi ego mana yanjye ubwo ntazo ufite buriya se yaguca akajya ku mugezi kuvoma yagiye noneho yawe nawe urakabije pe agomba se kuyimvunisha kubera iki buriya se aranye kwamusiganya kuvoma ko kutambeshye mva nyine ko yaba ari mama yewe koko ubwongo buvanga ibintu koko yewe koko ntawe neza rubanda uko nkumva cyakora ntugire ngo mvuze nabi na nyoke yabaho ntiyari kukunezaho disi wereka tubyihorera ntawe utakumusonga wundi urumva sinkwifuriza ko bizakubaho ariko yego ariko se utambeshye wowe wifuza ko yagufata atera umbwiza ukuri ariko uzi icyo nshaka nshaka ko twafatanya ibintu byose kateka rimwe nawe gateka irindi yego tugafatanya gukubura uriya muharuro wacu yewe no koza amasahane tukabifatanya kandi yaba afite 2,000 akampa kimwe naho gasigarana ikindi urumva naho wundi niba yanze tuzaruhanya sinkubeshye nubona tutaruhanyije ngiye bazirungi uzagira ngo yewe kanyagwawe usigaje no kwifuza ko murarana mubwire rero umwana wa mama ibyo rwose ntuzabona gukundira ko mufatanya gukubura no koza imbehe ndakubwiye mufatanya koza imbehe se nyabusa muri nkurikirane cyangwa se muri impanga ariko buri uzi ko afite uburenganzira muri uriya rugo kukurusha uranyumva reba se yanashije ntugomba rero kumusiganya mu mirimo itamukwiriye ntabwo ari imirimo y'umubyeyi ubyiruye ni imirimo y'umwari wabo rwose erega byose nabikora yaba ari mama nabikoreraga data nawe kandi amukunda byasaze ariko aribeshya nzamumuhuza bidatinze ngo nge bindima nzamumuhuza ngo se aramukunda burya rero ntugira ngo hari ikindi amukundira nuko abona gufata neza ni ukuri cyakora uzisubireho aho ubu uzatuma uriya mubyeyi ahinduka kerekana azaba afite 2,000 akampa kimwe kandi uzicuza ibyo wakoze nibereye ahangaha sindagura ndagena ibyo natabikora nyine nibyo ni akazi kawe ariko se ngura ko tugiye kugera mu isoko utarambwira igitambaro ngura ntuzi igitambaro kanyine afite kanyine wo kwa Habimana kiriya gitambaro cye ni cyiza aba ari kigura kandi birahari ndabizi ku isoko ndaguramo n'ingutwi kwenzagura menya dutashye kare sinduza abandi bose bakiri mu murima dore hakurya hariya bose baracyahinga reka twitaye hakibona dore twafatiye dutaha igicuku ducamano yewe ariko nyine ubone nyina ngerage ndakumva yewe ugira ushaka ikigage dushaka abantu bo kudufasha ariya masinde dore agiye kuturarana hanakomeye kubi uzi ko bose barangije kubiba twe dusigaye ariko se ejo bundi sinakubwiye ngo rwagwa turuhingisha ukiyangira uragira ngo abantu bino baracyashaka ikigage ni umwijuto gusa yewe ntibagishaka rero maze urwagwa rwanjye nkabura kurushakamo udufaranga ngo ugiye kuruhingisha nibanga tuzahihingira ahasigaye tuhihorere harare Mikaye twareke n'ukuntu hatuvuniye ahubwo twashaka abahingira amafaranga da naho ubundi ntacyo twaba dukoze ariko uzikuraza amasinda angana kuriya mba nawe ye burya koko nta mugore umenya ko umugabo wakennye ayo mafaranga se urayafite
ndarira nawe uraririmba mufuna ndinda mbina ihene ziracyari mu rugo ntizirahuka ye be bazirunge we uyu mukobwa yabagihera haraho mutumye nyirangirage maze nkamutuma simbivuge koko n'igihe wamuhamagariye ahubwo wenda akazi ko mu rugo gashobora kuba kamubanye kenshi akabura umwanya wo kuzahura hanyuma si igihe namuhamagariye ntiyitabe bazirunge we bazirunge ariko nawe ujye uhamagara buhoro ko wenda ari mu nzu ntiyakumvise ari mu nzu kandi bifunze ni igitangaza koko ye abana bo barananiranye pe ariko Mikaye nawe ujye ure kubanza umenye impamvu ntugapfe kwiyasira gusa dore reba yaturutse buriya yatabaye ihehera ese yaranyarukiye wiriwe Bazirungu uvuye bazirunge basize ufunze ugasiga amatungo mu nzu ye ariko se mubona ko nzajya nsigara inyuma y'urugi nkaho ndi umushura ko mwabasindimwe niko muko wasigaye inyuma y'urugi ariko se ndabereke ntago ari wowe wasize ufunze jewe mfunga ntago nzajya nirwa inyuma y'urugi rwose igihe mufungiranye nanjye nzajya nigendera hatazagira uhansanga akagira ngo ndibe hana y'u Rwanda nyiragerageze se koko wasize ufungiranye umwana nsigara inyuma y'urugi yewe ni igitangaza ariko nawe ugiye kumbera mubi ntaso ni ko ugafungirana umwari ariko ngo koko ngo havugwa nyir'ubukozwemo n'ukuri Bazirungu rwose koko urahamya ko nasize ngukingiranye none se ngirente ubu ngubu se ntabwo wafunze n'abandi ni bose ntimabire niba se data nagufungiranye wari bibaho twagiye guhinga iyo uza ugafata urufunguzo ubwo se bari kurumba kandi wari wafunze abafunze utabishaka ariko se nyiragerageze ceceka nawe ceceka ntawe ukubita isuka mbadoga data ye umfungiranira umwana koko iri ni ishyano koko ye warahamusanze nuko amusiguza hamusiga usiga umufungiranye nta soni ngaho ufungura vuba se ariko rwose Mikaye urandenganya sijye ufite urufunguzo ngaho ufite nafunguye ntarwo mfite n'ukuri rwose ariko bakurakana ko atari wowe wafunze ntabwo wambwiye ngo uzajya usiga ufunze jewe ngubwira wabimbwiye ngo ntushaka ko uzajya Imana y'u Rwanda rwose akabe ni ukubeshyerwa uhari rwose tanga ko wigira nyoni nyinshi kandi si ubwo wajya uvugisha ukuri ariko naragenze ndabona pe ngaho ufite urufunguzo nafungure igihe ntagiye mfite cyo guta nirwa inyuma y'urugi muvane urusaku nimufungure ariko Bazirunge mwana wanjye rwose ninde wagushutse aryo koko ninde muntu wakugiriye inama yo gukora ibintu nk'ibi koko erega mumbejeje inyuma y'urugi koko izuba ninyitira inyuma y'urugi ubu se ko nshimye nta kindi wakoze kuko nafunze niko izo hene nazo se nasize nzifungiranye ngo zitahuka izo hene zanyu wagira ngo no kurisha ndarisha rwose izo hene zanyu ntacyo zimbwiye ngewe Bazirunge kuva munyeretse ko nta cyizere mumfite nanjye guhimana ndabizanya mumfungira yewe ni amabanga pe ni amabanga se namanga yo kumfungirana inkumi y'imyaka 20 ye kufungirana inkumi y'imyaka 20 bitagashagashaka inzu ayo ni amabanga mama gasinya bake bose ngaho ari ubwo wubatse ngaho genda ahore zira hene vuba niwe wabiteye ngaho nyangirage kira vuba erega kuzahura ntibinaniye ahubwo ibyo mbona bigiye kunanira no guhora mbeshyirwa ibyo ntigeze natekereza nawe ihenezo reka ngende nzahure maze amahoro atahe wo kagira Imana we cyose Bazirunge mwana wanjye ubu rwose ngire nte kugira ngo uzagira amahoro rwose data rwose numbaze icyo kibazo kuko gituma nibuka byinshi amahoro nayabuze igihe mbona mama bamurengejeho igitaka ngasigara njyenyine kandi ceceka mwana wanjye turacyari ahasigaye rwose ngewe nzareba iyo nzohera mugira amahoro ceceka mwana wanjye humura rwose ceceka mwana wanjye ndacyariho wirira gutyo rwose maze ntujye ugira ikikobazo ukimbwira ceceka sihorere rwose ntujye ugira ikikobazo ukimbwira ntacyo uzamburana ndacyahari iso narakubyaye ubu ndaza gushaka ingufuri ifite imfunguzo 3 buri wese azagira urwe maze turebe uko bizagenda urumva ceceka icecekere rwose ariko se Bazirunge kumya kure suragira ngo ngirene ihangane wenda ubwo umaze gukura wenda twagira amahirwe tukabona umusore akaza akagutabara yewe igihe naririye namaze gukama akanyego yatotokera icecekere mwana wanjye icecekere rwose nyirangerageze nari maze kumwizera dore mwana wanjye nawe reba wamfashaga ubuhinge kandi nkabona ushoboye n'urugo ese twari dutangiye no kubarirwa mu bakungu ni igitangaza ye none ubu turabona namwirukana urugo nkazarwifasha njyenyine ihangane rwose mwana wanjye
ngikimbaza nuko uyu hari igihe umutagatifu ukaba wagira ngo ni marayika ariko wamara kugenda urenze irembo mbese ukagira ngo ni Rusuferi yataye hano mu rugo nuko umwihanganira gusa wenda azagira aho uranipfira n'ubundi iyo data we wawe kwanjye ntacyo bimariye guhora mpangayitse urabona bizamarira iki koko oya mwana wanjye usi igitekerezo cyo kwiyahura rwose icyo ntabwo ari igitekerezo cyiza uretse ndaza kwiga ikibazo cyanyu nitonze nzagusubiza ceceka nguri yaraje atumva noneho ntiyakuraza enda akirize funguzo zanjye ufungure tujye mu nzu mazakabura koko ubugeneba ereza Mukamaba no enda nsigara aho ngera aho ngana ntayasiga agasubira inyuma ariko ubundi igihe wacundiye ntiyaresera enda pfundura urebe ko yarese maze yakurakuze ariko ntugire ubutengo yakurakuze atarareta ndakubuza rwose oya ntabwo nabikora ndabona atarareta reka nkomeze ncunde enda mata winywere sinshaka kunywa amata macunda ndanywa iki mama we enda ngwino urare waramutse mbese urashaka iki ngaramenye ndashaka kugisha mu bukomane na nyakayaga intego yanjye gutsinda mama we enda ngwino urare waramutse inanganika yarabyaye nyiramacumire rera nyiramarizi n'abana mama we enda ngwino urare waramutse wakomeje gucunda ko usanze atarareta yewe nasanze akiri urwayi cyangwa ndareba ngewe nta nubwo nzi kumenya amatarese neza hano nanga umwiryo wawe igirayo inkumi irariye kujya mu rwayo koko ntuzi amatarese gaho igirayo none se ko ntabizi uragira ngo nkubeshye sindeba se yarese yarese yewe nzanira icyansi kiri hariya ku ruhimbi cya kindi gifite uruhanga maze unzanire n'umurere uteye inzuma mu ndiba maze nyasobanuriremo yereka nze mbirebe akira shyiraho ariko ma ni iki kutamaye bya bindi nagusabye ra hariya data ngo urashaka inkweto zisa n'izaba zirunge aha harya zigura ngahe da ntabwo zihenda ni 800 gusa yewe nuko ntawe neza rubanda naho ubundi bazirunge yabonye mukase rwose umuhwaniye na nyina aragorwa n'ubusa ntateze gushimisha bazirunge rero uzi ukuntu yirirwa muterurwa ngo aramwanga da yewe ni bazirunge koko izina ryo muntu yewe nyirangerageza aherutse kuntekereza ndumirwa nguze ko aherutse kujya kwa Karasanyi akababeshya ngo nzaregiye kumwica koko nuko ngo baragabura reka sinakubwira yewe ndamuyoboye se bazirunge goko yewe nitumureke azirushya nitumwihorera ntiyoroshya rwose mwiriwe aba hano Mukamaba ndumva umuntu ushubuje usa na nyirangerageze mwiriweho ndasigara utunganya ibingi reka njye kureba uwo ari we uraho nyirangerageze uraho neza yego iteka uraho neza mukando uraho neza ese yewe umukobwa wawe noneho ari hehe ko ndamubona ari hariya mu gikari aracyacunda yaba nawe rata uracyacunda twari tukigerageza da iyo zabonye ubwatsi muraho neza turaho ahandi maye mugira abakobwa mubwira bakabumvira aho jewe niyo ndahari ndisiga nkisanga reka disi yewe mukando ugira imana koko yewe rega disi nuko bigenda nuwo wibyara yakunanira nkanswe wa rubanda ujye ugerageza gusa kubyihanganira ukorera imana nta kindi yego ndabizi n'uwawe yakunanira ariko kandi ntiyagerekaho no kukubeshyira ashaka kugucisha umutwe ariko uzi ukuntu uriya mukobwa ari umugome
kanakaga birakabije n'ukuri ntabwo ndabona umeze nkawe nagahebuzo pe ariko se rwose ubona abasebya babivugaho iki ntabwo nibura ubona mukangara kandi twakomeje kuvuga duhagaze reba kariya karago ngaho icara shaka kuri ako karago tube tuganira kijya hasi umvaga maze no kunanirwa naho se wowe uvuga ngo Mikayira bitekerezaho iki ugira ngo ashobora kwemera ko umukobwa we yakora ikibi rekada nikira nkubite yamwisha umutima byararangiye rwose ariko buriya rwose abagabo nabo hari ubwo badatekereza buriya koko abona umwangira umwana wahora n'iki wa mubyeyi we rwose kuri aka gasozi twese tuzi ko umufata neza nk'uwo wibyariye koko we rero siko abibona rubanda ntibashima koko bashima si iki banozwa nande yo waramusirimu yamaze kuba umuzungu kazi reka ibuno n'ibuno ntiwarora none ngo uramwanga yewe gukorera indashima we kaga koko erega maye burya byinshi nibyo mutamenya dore nkubaherutse kunkorera ishyano rwose ndumirwa numva ndamuzinutswe neza neza hatese kandi nawe wumve yakurebeye umutiba w'ibishyimbo se yahomye ngo tutazawukoraho maze arawupfumura ego muzigaba aratinyuka yewe wa mukobwa ni mubi n'umuntu yamwica pe uretse se wiyumvira urwo nabonye nuko afata igiseke kiri iwacu kingana n'inkangara acyuzuza ibishyimbo neza neza maze abihisha muri ya nzu yasenyutse iri ku muharuro yego ndayibona ya yindi bimutsemo nuko niyo maze se ntatashye ati ngo nkwereke ibyo umugore wawe yakoze mbega umukobwa nuko rero se data wanjye ati iki yo wahora n'iki ubwo ntabwo nari mpari nari nagiye gukura ibijumba maze ngongere mu rugo yo popopo sanga intambara ya Rose bikuba biracika sinakubwira yewe ubwo se rwose wabyifashemo ute wowe kanyagowe ceceka namaze kumenya uko byagenze maze kuko numva ndayobewe mbona isi yanze kwasama ngo imire yo nuko ndahakana nshurika icumu ariko umugabo arangara bamba ati ndakwica nakabuze yewe ku buryo nagize ngo ntiricya yari hehe disi nawe yari aho ngaho nyine ashaka kumfatanya na se ngo bankubite yewe nuko ngize imana uriya mugabo utuye haruguru kwa Gasuhuke barahatungutse uriya nzigira oya yewe ni wawe undi ntuza indesi ni Rubangura mbese ni Rubangura ni Rubangura maze nibwo Mikayira muhamagaye ati ngwino unyumvire iryo nagushije atangira aramutekerereza ukuntu mwangira umwana uko mwicisha imirimo inzara yego mbega nyine arantaka nawe urabyumva yego mana y'u Rwanda ndabibona mbega ubwo yavuze ibitarabayeho kugira ngo yerekane ko uri umutindi mubi nuko Rubangura yamaze kubyumva byose ati reka rero nkugira inama ati shaka icyumba kimwe ujye ubikamo imyaka yawe n'ibindi bintu byawe bikomeye maze wowe wenyine ugira urufunguzo rwacyo agerageza kumwumvisha kandi ko n'uwo mwana we ashobora kubikora nuko mbona umugabo aracururutse naho ubundi byari bicitse yewe rubanda ariko muzi kwihangana naho basigamo nkagenda byose ni umuruho nkajya kuwushakira ahandi reka waceceka n'iki ko uwo munsi nagize umutima mubi rwose nkagira naho ntekereza uburozi ngo mwice ayiwe ariko uzi umuntu ukubeshyira mureba namurya yewe rega maye n'ubundi ngo ntiyarize gufata ku gakanu yarabwirijwe kugira ngo bamukase abantu bose baba babi yewe hariho n'ababyigishwa n'abo basanze ahubwo mujye musabira mujye muntiza amasengesho hato umujinya utazamfata ngakora ishyano yewe nyirangirage uramenye ntuzigere ko uwo musaraba wo kuroga wowe kanyagowe ahubwo ubonye bigushobeye wahaguruka ukagenda ariko utaroze kugenda se bwo kanyagowe reba nawe ubu ndatwite uzi ko mfite abandi bana 3 nasize iyo nari narashatse mbere reba rero naraye ahangaha bwije hariya kandi hose ariko masiga umwana ibyo nibyo nanze nyine ibyo bintu nanze rwose mbese burya wahasize utwana 3 ntago nari mbizi rwose ubuse wasigiye nde disi none se ko twashakanye yaramaze gutabaruka nyabusa hanyuma bene wabo bakanjujubya ngo nsigaye mu bukungu urumva nari kubigenza nde nabasigiye nyirakuru kandi Imana nzi ko izababeshaho ubona nibura nyakwigendera uwo nguyo tuza kuba twarasezeranye yego di nari guhatana nabo ndetse tukagera no mu butegetsi ariko simpaguruke ngo nisigire abana yego disi yewe nibyo nta kundi wari kubigenza nta kundi nari kubigenza yewe Mukandori we Karame
ndeka nanjye narezwe na mukadata ndabibona de amfata neza ku buryo ntigeze mvura mama kuko akampana akangira inama nanjye nibwiraga rero ko nzamukurikiza maze bazirunge nkamurwanira ishyaka none dore mbaye urwamenyo kandi ndenga tekereza rero namenya ko namugayishije kandi yarandinze umugayo ariko urabizi uzagura akawe kagufuri ujye ugakubitaho maze ucunge igihe basebye atahira ugakureho wicare kugeza aje batari byo byiza ese mayo ugira ngo Mikayire yajya kugira aho ajya arambwira cyangwa akambwira igihe atahira reka da nawe ahora nshunga ngo ashaka kureba niba umukobwa wavuga ukuri yego mama ngaho rero mbwira aramutse asanze kufura atazi ku rugi yego senye nzarekeraho yakaremye n'ikamena yego disi yewe jya wizera Imana yonyine niyo yonyine ga n'ubundi izajya ikemura impaka nayo kandi ntabwo uzagutererana kandi ibona ibikwiye oya naho ngeze ni ku bwayo buriya rwose niza amaherezo yabyo nta kindi yewe mukando burije reka ngende nzagaruka hano ariko kareza nzagaruka hano ariko nawe waje kunsura yewe nibyo ngaho genda urakoze ngo nanjye nzanyaruka muri iyi minsi nze kukureba ariko se mayo noneho ntusanga byacitse maye se naba namusizeyo maze nkamara uyu mwanya ungana utya yagiye kwa nyirakuru ubu nicyo gituma ubona nidegembya ahubwo yewe hoshe ngo uherekeze nkugeze hariya nza nsigare mu mirimo Mukamabano yagiye kwahira ubwatsi bw'inyana z'abandi yewe oya ukurirwa umperekeza reka nihute dore burije ahubwo ndetse ngaho uramuke yewe ngaho noneho uramukeye ariko rwose ukomere iryo shyano ntiri gutesha umutwe ngo wihebe wo kanyago nsuhurize Rutebuka yewe ndamusuhuza ntacyo azantwara nizeye Imana ubundi ga ni Nyagasani ushobora byose ngaho ugenda amahoro basuhuze Baziru usigare ku rugo ngiye gusura Nyiramana ngo yarabyaye maze so nagera hano ntaraza umubwire ko ariho nagiye usoranzirika ku rugo rwanjye sinshobora gutembera ariko mwana wanjye rwose igituma unsubizanya agasuzuguro kageza aho ngaho kandi mba ntakubwiye nabi nk'ubwo bitekerezaho iki kuko biterwa n'iki none se kukibibwira ko ngomba kumuboyi wawe jya uguma ku rugo rwawe urukorere wowe ukorera umugabo wawe ariko mwana wanjye watuje tukabana nk'umwana na nyina ariko rwose Baziru kuko nakugomeye iki mbabariye mama aho namushyize ndahazi wowe umenye ko nta kindi dupfana uretse kurya imitsi ya data nta kindi yewe rekeraho ndumva bavugira ku muharuro twe kwiha rubanda uri umukobwa ntacyo nakubwira uzabona cyakora simbikwifuriza simbikwifuriza karamenya kugira abana uri mu burayira w'amahinga mwiriweho yego ngwino wakira abashyitsi muraho mbese muraho nyirangerage ni mwinjire muri isanga mbese muraho Rutebuka muracyabaho yeza kuzu muraho neza ni amahoro namwe se warabuze ariko yewe sinabuze ga n'ibirare byamperanye mbura umwanya wo kongera gutirimuka nimukomeze se mwicare murakoze nimwicara mu gatebe niko se Mukandora araho araho nawe niba ibirare byaramuraranye rwose ntakiva mu rugo enda nyirangerageza reka ibyo birare ndebera ka gacuma kanje nta kica nk'inda usukiremo kuri yanzo iri muri huguha unzane sangene Rutebuka iba ntawe uravuga neza ariko kaze kwita ibicuma byawe nta kica nk'inda iyo haje nk'umuntu nagiye kuvumba kanye amagara umugore ntizana hugu ngo kandi ubwo ari wowe umucyurira mvara ubwo se we nturi umunyarwanda nabivuga maze nkabona gitangiye guhomagoza no kwirya nakogereke mwana cyaba kizugwe kigaguruka kitasezeye kugira ngo nibicuma gusa inkoni zange zifite amazina da yamaye kadata kagira inkuru inkoni zange zifite amazina rwose hari ikibafasha namukiza ntumbiku igitagaza wa mugabo akomero rwose se waje muvunanira amahinka banza sogongere sogongere ubone kuma ayiwe noneho ni cyane mba nambuye data ni ibiki umugore ko ikanze ko bakanku bana y'u Rwanda Mikaye uramenye enda hano mu nicyo nkwereka ni ibiki ahubwo ibyuya yewe sogongera kuri inzoga nawe ni ibiki kimeze kandi kasi namenya rwose muvunanira y'amahinka twatarame ntibishoboka
ntibishoboka noneho ndakora ishyano mutebuka mamagariye kunyereka ko arwaniwe cyangwa mukiza ntumekundire ngo nkwereke ndakora ishyano gasebya koko yakera ku busa rwose ariko nyagasani rwose koko mana y'u Rwanda urugo rwanjye mwari ugize kwa nditoreye koko n'igitangaza ye oya ntibishoboka ariko nyagasani rwose koko noneho ndabigira oya ntibishoboka ibiki nyirangirageze ko mbona usohoka witwa vuba aranyitareka niho hagarara umugoya hagarara umubwiye hagarara umubwiye karutebuka rwose ndeka ibi hano muri uru rugo rwose nawe se rwose koko yemwe mukagira imana umugabo yisigira inzoga mu gicuma gifite amacupa 10 yose 10 rwose none reba nawe rwose reba amacupa 10 yose rwose 10 inoze nibikira rutebuka we nibiteye basi burya ngo urugo rubirurutwa no kwaga urugo rubirutwa no kwaga basabye mbaye nte koko n'igitangaza koko enda dore so minzoga nawe wiyumvire hereza umva ko ngo basabye ngira amahane inzoga si igitangaza koko inzoga ndikwaye tinyo ko kumugoroba koko titwashikari kumugoroba sana reka nze numve soma wumve igitangaza rwose ndaka mukagira imana mwe ngosha nirakumira rwose ubwo niyo nzoga wamamagariye koko ndi umugabo titwashikari kumugoroba ariko ndi wayibonye igitangaza rwose dore ariko se inyangaza twanyeho koko ni mugoroba cyangwa ntabwo yizi mwibeshya aho mwabitsi ahubwo reka ngubwire ongera wibuke neza aho mwayisutse nibeshya ryari ko mbizi uyu mugore anywa kurusha igitega ko yanyoye yarangiza agasukamwo amazi ndakwicura beshyira ubusa ye oya sigaho oya ntibishoboka rwose koko mizere uko kurabona natinyuka inzoga wambikije koko none utahitinyuze noho yinzanire umva abasibye nkubwire uwo mugabo jya ushyira mu gaciro ntabwo wabitse umugore w'inzoga ngo ari wiyangiza bigeze ahangaha nawe rwose ubitekereje wasanga bidahwitse ntabwo byumvikana ariko Rutebu uzi kuri igitangaza ko tuba muri urugo turi batatu se bazirungi akaba atanywa inzoga nanjye akaba ntayo nanyoye urabona yindi wavuye mu gasozi akaza kunyangiriza inzoga koko ariko ubwo ngubwo ndamutse nyinyoyeho urabona koko nayisukamwe amazi kandi nzi kuri buyimbaza none se buriya yarimo namaki n'igitangaza ye bazirungi se ko atanywa inzoga urabona ko niri wayinyoye koko umva reka mbabwire ibyo kwinywa byo unyoye kubitindaho cyane ntabwo ari cyo cyaha ahubwo cyane kwisukamwe amazi wahora niki kandi birumvikana ko hagiyemo menshi ku buryo rwose nta wanywa inzoga ingana gutya wenyine ngo azayimare ndakurahiye urabona ko atayinyoye oya ndarivuga ngende ndataye iwanjye kujya ugomba kwemeza ko byakozwe na Nyange yageze wenyine ntutegereze ko n'abazirungu yabikora oya ndabizi Nyange yageze ajyangira umwana niwe wabikoze kugira ngo ampime uburetse aho ugize mu gaciro ugashyira mu kuri bazirunge niwe wabikora kugira ngo tugishe mu kazi none ndabisabye dore ko bazirunge nabagorewe bazajya bamara kunywa inzoga z'abandi ntibashoborwa bashyiramo amazi n'umukobwa Jatera umwana wanjye yaraguye abantu bakuru gutya ariko bazirunge mwana w'umukobwa wambabariye wowe kabyara we rwose ukababarira tukabana rwose bazirunge ntabari iki ko nanga ibinyoma byawe rwose ntabwo bayihabaga baje hano ukabumeshye ngo nabanye kitazigurwa icyama rero nyiri impuhwe niko bazirunge koko ibyo bintu wambwiye se ko numva urimo kwihakana abakobwa baragwira ngaho Rutebu ubwo se ntabwo wiyumvira bazirunge yaroshye ndabizi ngo baba bazi ko wari mukase rwari buvige ntibizigara mwumvise nigendere yaragoye ndabizi umwana wawe reka ntawashobora ibyanyu gusa ko nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi aho twamenya uvuga ukore ndi muri bombi ni mu byihoreye ubwo mbagira inama hatagira umuntu wumva mutungana inzoga mu rugo biri mu biriki aha niko se nyiragirage abo gwa mpere inzoga nibandi kuko baduga muvanire mbwira banisha data ariko rwose oya ndakwica oya have sigaho nkwereke ngo ndakora ibyakabara oya nabwira abo bagabo bazira mu rugo nari abagabo bazira mu rugo bakangura inzoga zisukamo amazi n'ibandi ntibishoboka ndamwica ninapfa ndaba ndenganye oya nakwihangane nyiragirage bazirunge arambeshyira rwose nta muntu nigeze mpa inzoga ndetse ahubwo nta n'umuntu wigeze agera hano rwose kuva wagenda nyirangirage ubwo urahakanye koko n'ukuntu nakubujije gusukamo amazi ukambwira ngo ningushinguke hejuru ariko ubwo uri muzima baziru uri muzima koko rubanda mushishwa nabi harahagaze ya nk'ubyashobokaga ngo imana yonyine imanuke mu ijuru zigushinje ariko nyirangirage wajya uvugisha ukuri koko yewe yaba imana yanazaga koko ariko abakobwa baragwira ye ariko namwe imana mwayigize ibijumba byanyu
ibitaza kwerekana uwishe umuntu ari byo bikomeye yaza kwerekana ibyo inzoga y'urwagwa kwa basebya nagiye kera igitangaza sha rutebuka we ndakumva rata fashe nguherekeze utyo wenda nabana nunyehera agacupa kanyize uyu mwaka umurarana nibyo wahora ni iki n'igitanga nanjye nibyo reka nje gusanganira inka ariko rero urumva basebya we ngajye gutongana nawe rwose ariko koko biriya koko wabyihanganira mu rugo rwawe oya nibyo byihangana bagiye barakaye ndani muramuke yewe nyangirazi ndakumva muramuke yewe ngaho uramuke uramuke nawe baziru murakoze kandi musuhurize mukandori cyane yego rwose nibazirungire inkoreye niko yewe mukando karame mehereza kiriya gisayihoro niharura isuka mbona uko shoka kandebe nabonye cyari cyegetse hano ndebe ruzane iki cyari hafi kuko ndabona umaze no kubyibuha nuko mfashwe neza urashoka se ariko utageze mu nzu ngo ukore ku munwa namara kurya se nkaba nyibajije kudahira yewe ubundi bwo aho bitunganya ndarya nkutse ahubwo ndakira yabeta neza ukane ayihoro byawe izananye ibice ariko zana nanjye mbanza mparuri yanjye rwarize nta kibazo yewe noneho rwose dore ubwo duhinguye hakiri kare ubwo nanjye reka nza gukora imirimo kare maze nza gusura nyirangerageze ntabwo duherukanye ese za turamusura hehe muri ariya macuma acanye yewe ubundi bwo kuko ntibyoroshye cyakora hari uwo gusura urebye ntabwo byoroshye rwose ariko se buriya mwebwe biriya bintu byabo rwose mubibona mute rwose bizagarukira hehe koko bizagarukira hehe se nyine keretse nibagira impano uriya mukobwa wabo bakabona umugabo akabisa mukasi naho ubundi bazicara ndakubwiye mwebwe se rwose uko mubibona buri uri mu makosa yabarinde rwose amenya arindi rwose ntibyoroshye mva wahura na bazirungu yagutekerereza ibyi umva aragowe wahura na mukase wagira ngo arabikubwiye ukumva we yarashize pe yararangiye gusa wamenya uko hari uvuga kuri muri bombi rwose ntibyoroshye ariko se buriya basebye bo muganira wumva bitekerezaho iki cyangwa se bibona byabasebya giye byaranyobeye rwose imva nkubwira ikibi cyabasebya nuko atareba ngo ajijoze ngo arebe uri mukuru wari we iteka yumva ko umugore wari we mubi nyamara n'uriya mukobwa wegena yarebye mbona atari shyashya jesi imushira amakenga reka njyewe rwose mbona uriya mugore yigira umutima mwiza atahemukira umwana niko nayibonaga aho wabonye ukuntu yamusirimuye asigaye ari umuzungukazi mba nkuroga aho rero niho hayoberanye buriya iyi naho rwose ureba ukuntu amufata neza wakwibaza niba yahindukira akamugirira nabi ku bundi buryo ukibaza nawe niyo impamvu uriya mukobwa yamukoreye biriya byose ntacyo bapfa bikagushobera urumva ko ntawabimenya wanjyewe rwose mbona uriya mwana ari we wananiranye birashoboka iyi mukase rwose mbona amukunda ntabwo yamugirira nabi nk'uko abivuga ntiwashobora wenda bagira ngo yiyerurutse ku bantu bati ngo burya mukaso ntabanyuko nawe ngo ngo icyega yego ariko rero burya n'umwana wundi si shyashya cyakora wa mugani nibyo kwitonderwa aha nzaba ndora amaherezo ahubwo noneho ngira ngo bararutwitse dore ngo basebye aratanye yagirana mbese nigendere kuko atansanga yego reba ukuntu akataje yewe birabe ibyo ntibira amaraso mwiriwe mwiriwe yego ni amahoro ko wihuta cyane ra yewe ni amahoro wagira ngo urakurikiwe bazane ahubwo inkuru nziza nje kwabwira ko nyina ngerageze yibarutse umuhungu yo ahubwo rero wowe kabyara we niyo nkwashenge muhaye impundu rwose yo wiriwe mbega nuko rwose igihungu cy'igisore yo nuko rwose yo imana ishimwe pe abyaye igihe cyiza ntanze ari hari rwose umugore wanjye abyariye umuhungu pe mama nzareba birataga ngo umuryango wabasebye uracitse oya rwose imana irakoze cyane niba mwari yewe aragukoreye rwose abyaye ibishyimbo byeze ntuzabura icyo umuhemba yewe henga nze njye kumutabarutsa rwose yewe urabizi reka ngende rwose usanze nari ngiye gushokera inka iyo ndanyura iwawe nze kwirira ku bihembo hanyure rwose maze muze mufashe kwishima ni ngombwa ntaho ujya gutembera umugore ni bibi cyane ubu ngiye kumushakira akaboga amazi ashyushye niyo yomora mu nda ngaho rimwe rwose kanya nyine uvuye gushokera inka
yewe mukando karama nange ngiye kunyura kwa Karimunda ngorarura none shaki yakagwa nibura nihembera umugore cyo rero wamushaki igikoma ugiye kumugora urwaba koko mururanira amaye yemwe cyose ibintu cyo mbisi ntacyo mbose umugore wanjye yavyaye umuhungu ndamuhemba bisukuye oya arabikwiye rwose yewe maze ngaho genda nyuraho ngaho nanjye ndaje reka nshake utwo mfubaganyiriza abashotsi yewe nibyo ariko banguke nkwereke n'ivyo mfasha ntashoboye kwikorera cyo ngaho wirirwe yewe uretse ngira icyo nkwitumira uko nari nibagiwe banguka ngende se rwose nuko Imana yakoze amashyi amunshyiririye nkongoro rwose akira rwose umunshyirira aramira agatima urakagira amata mu Rwanda uzahorana amata mu gihugu nuko rwose murakoze nuko murakoze baye ngiye rero no kwa Karimunda baye mpihoreye reka mbaze ngeze inkongoro imuhira mwirwe kandi murakoze ngaho murakoze cyane nuko rwose Imana yakoze Ngerageza uwo mwana kwereze cyane byagenze bite sinakubeshya ndabona none hagiye kundaza ijoro ahubwo urebe ikibere cyane kariya katadoho kirahagana he kaba ngaho ku musego niho kiri ariko ubundi wamuhaye ibiri rega ahubwo no mu bimuriza n'inzara irimo dore ubu ndabona nabuze amashereka kwabuze amashereka ubuse kandi wabuze ibyo kurya muri uru rugo urugo rurashonje se kandi ariko nawe nyirangerageze nari amabuye we wahora ku nkeke ya buri munsi ukagira amashereka koko inkeke ya buri munsi se wowe uyitera wa mugore we nijyo uyitera koko ni wowe uyitera nyine none uzigera hano sinakubwiye ko ugomba kumenya abazirunge mbere ya byose icyo watunganyije n'iki muzo nakubwiye se ariko buretse nihoreze umwana amaze nkubwire nanjye icyo ntekereza nushaka nako katadobo ukajimije amavuta yo gukomeza gushira ubusa ubwo rero ugiye kundaza kunduru ntabwo uzi ko ushaka kwisinzirira urambwira se urambwira iki oya wimbwira induru ndakubwira buhoro si ngombwa gusakuza maze rero ndagira ngo tujye inama y'ikigomba gukorwa kugira ngo amahoro atahe mu rugo rwacu unyumve neza ntabwo mvuze nabi twaba se noneho wiyemeje guhinduka ye ngaho mbwira numvera wenda waba ushaka kwicuza ibyo wakoze rwose ntabwo nanze kwicuza numara kunyereka ikosa rigaragara ndaryicuza ariko se nawe amakosa yawe uyareke ngaho tangira numvera aho kagira Imana we maze ureke nisinzirire umva rero Mikayire nagumye kwihangana none ndabona aho bigeze ahandambiwe ngwiki urebe nawe umwaka n'igice tumaranye nta mahoro na make nigeze ngirira muri uru rugo none rero ndagusaba guhitamo kubana nanjye cyangwa kubana n'umukobwa wawe umva kandi byazanye mukagira Imana mwe uwo mukobwa yagize kugiza ate kandi wavuze ko namubyaye uragira ngo mujugunye ababa nijya numva mu migani ntigitangaza ye oya singira ngo umujugunye ariko kandi nta nubwo nishimiye ko akomeza kuntera hejuru nk'aho ari we wanshatse se ni we wanshatse ngaho noneho ngira inama y'ukuntu nabigenzara urumva nakora iki yewe ibyo ntabwo ngomba kubikugiramo inama umva uwo mwana ni uwawe kandi nanjye ndi umugore wawe aho kugira ngo njye muranterana hejuru n'umwana nk'aho ari mukeba wanjye bye nahitamo gufata inzira ngasubira iwacu da namwe mugasigara iwanyu none se wowe kuvuga uti ndasubira iwacu uwo mwana uragira ngo mwohereze iya byashobokaga ngo usigare hano nawe mwohereze iwanyu none rero ntibishoboka yewe aho nanjye icyo nari ndwaye naragikize nasabye Imana ngo imbabarire nturi umutwaro nari nikoreye none nawufashije hasi amahoro nifuza rero ngomba no kuyifuriza abandi icyo gituma ngomba kuyabaha none se ko ntari Imana ngo menye urengana murenganure uragira ngo ngire nte koko icyo nzi cyo nuko bazirunge adashobora gukora ibyo umutekerezaho ndamuzi n'umwana nirereye kandi nibyariye icyo rero rwose ni nacyo kirushaho kunshengura umutima simba n'ukuntu wahora wemera ko ibyo umukobwa wavuze byose ari ukuri nkaho wakwitegereje neza ngo umenye ibinyoma aho biri naho kuri guherereye wowe ugahita wemera ibinyoma bye bishingiye ku bugome gusa Imana imbabarire rwose kuko nanjye ndumva umutima wanjye umaze gusharira yewe nyirangerage ndakumva amagambo mbwira ndayumvise mbara wihangana iminsi mike
nange ngiye kubigenzura nzagusubiza bidatinze. cyakora ntunyumve nabi ngo wenda wibwire ko nshaka kuguteranya n'umwana wawe. Oya ndabyumva. Ahubwo gusa ndagusaba ko numara kumenya ikosa riri uzarikosora ntawe ubereye muri twese. Nibyo. Yaho rero kadusinzira dore ijoro rirashigisha. Nizere ariko kutanshubije byanikize kuko ngewe nabikubwiye bimbabaje. Yewe ahubwo nugutsinda inama. Baziro ngiye kwamwohereje kwa nyirakuru kugira ngo manze menye icyo nkwiriye gukora. Naho ndi wa mugani urwanjye rurahiye amanywa pe. Aha ibyo nakazi kawe bikora uko byumva. Jye navuye iwacu nzanywe no kubaka ntabwo nazanywe no gutanya imiryango. Aha inama niyo ndumva nta yindi. Ariko rero icyo gitekerezo yewe nabwo ndumva atari cyiza cyane. Kuki se kandi? Abantu bashobora kubibona nabi ugasanga nabyo bibaye ibindi. Cyakora koko. Uzabanza ugisha inama abandi dore ntawe uyoboye ikibazo kiri hagati yacu. Naho ubundi wasanga ubikiriye inyeri hato bikazaba urukonda. Yewe nyamara nibyo. Nzabanza ngisha abagenzi banjye inama numva icyo babitekerezaho. Ejo bundi nzajya kureba Rutebuka nawe ngira inama burya n'umugabo twumvikana. Mwiriwe makwa Rutebuka. Yem. Mwiriwe. Ese ninde usuhuza? Erega nibasabya. Ariko muraryamye ko mudasohoka. Mukomere Mikayire we. Yego muze turi hano mu gikari. Mwiriwe Rutebu. Mwiriwe. Yego. Nagize ngurenga ibitoki. Naho ni imibiri y'inyana zawe. Bitoki se data imisozi yarakakaye nawe ngo bitoki. Yewe menya nazongera no kubona n'umunyagara wo kwirira naho nzagwazo ntahete. Yewe ubwo bw'umuyaga wadukozeho. Umenya kuri uyu musozi hari ari watuvumye. Igitangaza. Nawe se abataragushije urubura bagushije umuyaga maze urutoki rwose urarwararika. Imvugira ibintu. Yewe rwose ibyanjye mbwa zabirwaniyemo. Nta n'umubyare wasigaye uhagaze rwose. Shwe nakumira. Ariko rero aho uzahembukira buri amaherezo buzera neza. Iki kiza kibaho sibwo bwa mbere. Aha yewe byose ni iby'Imana. Imana koko. Niko se yewe basebya we. Washyitse kuri aka gatebe haraho ugiye gushaka umusawa yamanywa. Aha reka nivunira umugongo wakagira Imana we. Umusase wa mugabo we wagira ngo wawumpa aho hari wamanuka. Sha ibisasane bigwira abagabo mbandoka muvuna ndinda. Iyo kizika nawe kwibazo bya bidashira. Umwana yarwaye. Reka rwose Rutebuka. Wowe ibyanyu bazabirwaniyemo none. Ahubwo unarije ngugira inama. Dore burya n'icyo abagabo babanira. Umva rero rwose basebya bizitwara abanyi. Wekire gutura ndabizi rwose nanjye niyo mpamvu nagatera mwanye naso. Ntukagire inkeke na rimwe. Uko ibibazo byawe nibyo byanjye rwose. Kora hanga. Nibyo rwose. Nuko ye. Ese mukandori yagiye. Aka ntawo hari yagiye kwa nyina wabo. Nubwo wapfushije umwana. Ubundi kwigaragura mu genyine. Amukamano yagiye kwiga muri bya bigo byabo ipfiyonge ngo bitura amajyambere. Muri byo yagiye. Nuko rero noneho reka mubwire noho ndumva nta nuzatuvamo. Yo ntangorane. Wa mugabo we rero ubivyi wanjye rwose noneho byanyobeye. Ahubwo yewe nenda ndibuze kuzakubaza icyo bitekerezaho. Yewe umva. Ibyinshi sinirwa mbisubira murabizi. Ibyinshi ndabizi. Ariko none ibyo naraye mbonye. Yewe nagahoma munwa. Ngahuri. Bitari mwambwiraga ejo bundi by'ukuntu wasanze ngufuri bayisha imbuto yawe ubunyobwa bayikoreye. Iyo bibyo byonyine. Noneho nabonye ishyano. Buretse mbese nkwereke. Turebera. Dore nawe indi irebere. Pfundura akagapfunyika nawe wirebere. Ngaho nawe wihera amaso. Ntase ariko babipfunyitira nk'uru rutambaro. Oya nabibonye niyo nanjye nabibonye. Nabibonye niyo. Ibintu bicibase bya bibaho gatwa. Ngaho rero. Ibintu bikweye ariko noneho ntangiye kubona ngize ubwoba. Ntiwirebeye se kandi. Iyo ntawe kwereka haraho kuzagira ngo basebya ndabeshya. Harahagazwe. Dore rwose ibyo bintu nabikuye mu buriri bwanjye bipfunyitse bityo. Mu buriri. Cyo nawe ngaho mbwira noneho. None se narekeraho gusa. Oya, nawe ibintu wabyihurira. Ugomba gukurikirana ukamenya impamvu yabyo n'uwabizanye. Urumva? Sikuza byumva. Ibyo ni ibikira to. Rero ukanyagwa. Cyo ndabona ari ayaba ari inyoni. Ntazi ubwoko bwayo. Yewe. Erega njye natinye no kubyitegereza. Yewe igize hino noneho turebe. Dore natinye kubyitegereza njye nyine. Yahindura ibagire. Niko iri ryinyo se ryo. Ukitiri.
Ubu ni igihe nyamaswa? ndabona iyi ni umukaka w'intare. Ego. Dore niwo rwose nta gushidikanya. Ngaho rero nawe mbwira. Ubwo yasi oyaguno sawa nije ntibiri bwe ngo nkoreho kanobwe nyamaswa reba ariko ndabona ari ubwingwe dore n'ubugondo ariko zungu ibintu byatubutse ni igitangaza ibi byose mbona by'imizi y'ibiti ntabamenye ubwoko bwabyo hajya ngo bisanze mu buriri Aha niho nabisanze rwose ahagana ku musego none rero ngaho mbwira Rutebu ubasubye ibintu navyihererana koko ntabikweretse reka yavuze nti wenda wowe wandusha kumenya ibyo ari byo ntabwo nabikuzaniye ngaho ibintu birakomeye cyane ariko se bibonye gute yewe erega si none hanabibonye kudasasa kwa bavuga ko ivanye mu buriri wabibonye gute ntabwo ari none hanabibonye bati nabibonye ejo nimugoroba ejo nagize ntangiye kwirambika ku buriri numva ryame ikintu kimeze nk'ibuye ndakuzi rero wagize ngo nigi furuma cy'amafaranga abeshaho wareka niki aho wari ntangiye kwiga icyara none ngiye kuzuza yanzu yanjye wakabikaze ko nakeza ndakiraye ubwo umugore yari atararyama nuko negura isaso nkura icyo gifurumba fata isiti ndamubeshya ngo ngiye kwito ariko zira gushiye mu byuvuga wabonye umugore ntagindutse mu maso ye kereka uhura biseka ubwo se narebaga ko nihutiye kuyabara ngo ndebe umubare wayo ariko nawe yakunda ubwo bibiga ko yavuye nahise ntekereza nti wenda bunayo umugore yampishe kuko burya hari igihe abagore bagira amafaranga umuntu ntabimenye nuko rero uragenda nuko ndagenda ngeze hanze ngo mpfunyure sanga niba bitinda gasani ndumirwa nashatse kubijugunya mu musarani ngeze aho ntiyewe tereka handi bibike wenda mbanze zabaza abandi byari byo nuko ndagenda ndaryama ndicecekera sinagira uwo mbibwira oye rwanda mugira umutima w'ibuye rwose ntabwo mugira ubwoba igira ntabone ko nyibusubiyemo ubwo abajije gusinzira sinzira se shaka iryo shyano ry'umugore ryo byankundiye sha yandaje ijoro sha wahora niki ubu ngewe naragowe basebya naragowe umva nawe ngo ninjyane baziruge kwa nyirakuru ibyo abagore ngo niba ngo nanze ngo zamubwire yigendere ngo se abagore abiyobewe yagira ngo rebe niba inzara tize zakoze wamushubije iki ubwo se urumva nari kumusubiza iki namubwiye ngo ndacyabyiga nibyo koko noneho rero ngaho nawe ngira inama mbwira uko nzabigenza kandi mbabwira nturiya mugore azanyicira umwana cyangwa nanjye anyice ngo nibyo nishyiramo ubu se none ntubyiboneye Rutebo numiwe ariko se mukagira imana uriya mugore wawe ko nabonaga yitonda kandi akabakunda no gusenga cyane ibintu rwose abikwiye koko rwose ubu se none kandi uracyamuhakanira numiwe ntabwo nakubwiye ntashobora kuba yarandogeye umwana ukabihakana aho uri kwimutekeraho se have ye ahubwo abankunda ni muhaguruke tujye kuvuza uriya mukobwa wanjye kandi nta kindi yamuhaye urushwima ntabwo wabonye akadakabaza n'uko kasigaye kameze wabonye uko kangana nta kirya nta kinywa ni ukwirirwa aciragura gusa yewe sinkubwire burya ko ntakagira uwizera abantu ntangerageze rwose uriya nabonaga yivugira neza nkagira ngo ni umuntu mwiza aho yuzuye ubugome bungana kuriya ubugome ishyano bazirongera aho data bivuga tukamukwena ngo nawe arananiranye akabyarawe nanjye nagumye kwihanganishwa nuko nabonaga nyina ngerageza yubitse akagira ngo nako umwana wundi hari katiburira naho umwana yarashavuye yarashize arabeshya ariko ye ndabo murisha ayubusa urabizi enda kugira inama ya kigabo ngire ne ugende wo kugira ikintu umubwira na kimwe urumva wowe no kumwereka ko ari ikintu wigeze ubona ereka rero ntacyo nigeze mwereka ntaze ejo uzahamagara abantu b'inshuti urumva ndetse na konsi uzamuhamagare tuzabumuha burya niyanga tuzamushyikiriza ubutegetsi byanze bikunze nta kindi yewe urabizi ahubwo iyo ni inama niyo ngewe rero nari nasize ntaje umuhoro wanjye ngo nze kumutema birangire nta kindi bashaka bamfunze oya sigaho urumva ntabwo nakugira inama yo kwihanira kirazira amategeko arayibuza urumva konse kandi tutanamubona ntacyo nanjye ndumuserere tuzabitunganya hari ingorane hari yewe nibyo reka ngende mpitire kwa konseye ubwo ndamubwira ko muzahurira iwanjye nko mu masaa 3 mu gitondo si byo se nibyo ariko uramenyesha aho ntuzahuruza umusozi wose uzajya nkora mutima zawe rwose ibyo bintu zabiri wawe mu rugo ndabwira ndetse ko ari wowe n'umugore wawe konseye nawe ndamuka mubonye ubwo nyine nawe azaba arimo nta bandi nabo ni mwe yego ngaho wirirwa nyine ngaho wirirwe ahubwo reka ngende mbese urabizi Rutebo yewe reka bisige hano atabinyuma wenda akabijugunya nkazabura icyo mvuga mu bagabo reka uramenye irwarize
ntabwo ibyo bintu ntazi nabasha kubishyira mu rugo rwanjye sinabona aho mbibika shwi bijyana ubibike nawe nturi umwana oya yewe rutebuka we nawe uri umunyabwoba oya genda aho reka mbijyane wowe witura urusyo uza kurungerekaho ngaho wirirwe nawe uri umunyabwoba nagira ngo nigeye nyine oyigende ngaho wirirwe ye isaha niyo ngiyo niko nyirangerageze sinakubwiye ngo mukore ibyo mukora vuba dufite abashyitsi erega twarangije ariko rero abo bashyitsi nta nubwo batubwiye aho baturuka urababona itonde gati bazirunge ari he yewe aracyaryamye ngo arumva ameze nabi niyiryamire ariko naho mure nzakubita inda hasi erega ahubwo uzagere vuba nawe ubundi uko utinda buriya niko indwara ikura rwogene nakabangira n'inda we nazatangira ibyo ntoza byose mwaramutseho yemwe kwabasebya mwaramutse mwaramutse yego amahoro wese ariko ni amahoro komeza uze rutebu ariko uko umutima usimbutse ra mwaramutse neza mwaramutse rutebu yego niko mukando ko mutugendereye karaho ni amahoro ni amahoro waramutse mukando mutugendereye kare rwose niko yajya ngo uratubonye umutima uragusimbuka cyane rwose uratubwire twitahire da none reka rwose hari uyu munsi ndi bupfe dore ubu ko mundeba mfite ibicura ahantu hose ku maso mu misaya mbese ahantu hose rwose ndumva nshurwa none dore numvise umutima unkutse yewe nimutambuke mwicare yewe genda wicaye mukando basi ngwino ngire icyo tuvugana rutebu kaze kandi urambwira ikigo numva nimereye nabi kirahari reka mbwira naha ntacyo ugisha ntibikiri ibanga mutambuke mwicare ahubwo mwikunkereza oya yewe ngwino nkubwire ubutumwa bwakoze ko nawe wafashwa reka nzumubwire mukandori we ngo kanyago ko numva ubwoba bwanga bukantaha ndumva ibikoba byanga bikankuka cecekaho kanyago we naraye imbuzo ngo utumaho nguze nkubwire ko akawe kashobotse ariko rwose umuntu wagushutse akaguha biriya bintazi ninde koko nyagasani se kandi ibyo nibiki rwose ko ntabyo nzi mukando wama nkabona nkize ibyo uyu munsi gusa nyagasani we urambe hafi ceceka dore baraje batamenya ko nabikubwiraga ihangane wizere bikeramara gusa nta kindi kuko ibintu birakomeye cyane ariko nawe rero usabire nyabusa ntuntererane ni ishyano koko reka ni akaga oya turabikemura nawe muze mwicare genda mwicare mpamagare bazirunge dufangure ibintu hakiri kare ugira bwangu ubwo mfite urundi rubanza baziru icara hariya mwana wanjye nda nawe icara nyirangirage yewe dore nawe intebe icara nisha se wa mugabo we rubanda barankundiye hariya ngo konseye ntabonetse da ngo yagiye mu bukwe bwa mubyara we hirya hariya isibagire reka ntacyo bitwaye nawe urahagije muri make rero rutebuka ndakumva icyo nabahamagariye nagira ngo mbereke ku mugaragaro ibyo mu mpanurira byanyobeye bitwereka natwe tubirebe ndetse niba ngombwa duhamagare n'abandi bantu turebe rwose ndo akira nawe undebere ibi bintu zana turebere tubitegereze umbarize rwose nyiragerageza aho yakuye uwo mutungo ariko nyirangerageze nararushye koko wararushye iki sobanura ariko se ko nyirangirage washobora kutubwira ibintu ibyo ari byo naho wabikuye uramenye kandi ntuturushye tugire vuba ariko rwose rutebuka nawe koko wemeye ko ibyo bintu mbizi koko urabizi singiye kuvuga ibyo ntazi ibibazo ubikwereka numubonye se si umugabo wawe subiza wintera imbabazi senyine ari ntabwo naje gukina nawe nibyo se ndimo nta kindi gisubizo nabona kirenze nguki rwose nkubwije ukuri n'ukuri kose ibyo bintu ntabwo mbizi rwose nta nubwo rwose nzi ahantu byaturutse niba rero udashobora kubyemera ubifata uko babikubwiye ntacyo nongera ubu se nabigenza ubu se nemera ibintu ntazi umenye ko bitakiri ibikino ibyo bintu nabikuye mu buriri bwanjye kandi nta wundi mugore mfite uretse wowe navuga ngo niwe waje kubishyiramo sobanura rero ibyo naho wabikuye
nta kindi. ariko rwose nakubwiye ko ntacyo nongeraho kandi ukuri kumenywa n'Imana yonyine yaba yazaga rwose. niko ye urabyemera se cyangwa urabihakana nicyo nshaka yewe ntacyo nemeye singiye kwemera ibyo ntazi. wanze kubyemera ku neza urabyemera ku nkoni nta soni. ayiwa mana y'u Rwanda rwose Imana y'u Rwanda nyagasani nyibanda Bikira Mariya nyir'impuhwe rwose wantabaye. uraburya rwose nihanganiye. oya urareka mubwire memuretse oya nimusigeho twumvikane oya habe nimuhave sare hagaranga yagize ngo kwamagare kuza kutegeka ale mwagare ariko mu Mana y'u Rwanda Bikira Mariya nyir'impuhwe nk'uburi hewe Bikira Mariya wenyine yemwe abantu Bikira Mariya we ava nimusige yemwe ye Bikira Mariya nyir'impuhwe yemwe abantu Bikira Mariya yemwe niko Bikira urumva Mariya we niko uyu mugabo nicyo muramagana murumva mwemwe make ibyo nimureke imbabazi kaze neza musaza nimureke imbabazi niko oya ni mu ijambo ye oya rwose n'igitaka nibyo urakaza neza musaza rwose ahubwo Imana ikutuzanira uceceke yemwe ndabasaba ijambo Imana y'u Rwanda niko cisha make basijya we cisha make uyu musaza twumva ikintu atubwira ndamwumva rwose icyakora cyo mumbabarire simbe nitaye mu mata nk'isazi ariko ndashaka kubanza kumva ibi bintu uko bimeze mbese murahora icyo murampa uraho mukando yego mbese burya nawe urahari ndahari gira abana yewe rwose wowe kabyara umbabare nyongengera abagabo ntibongere kwica umuntu rwose oya nibasigeho rwose njyewe nahendahenze rwose bananiye ahubwo Imana ishimwe yikuzanye rwose oya nibasigeho ntibongere reka ese ni ibintu by'u rwose Rwanda umuntu yarapfuye yewe basibya we ndakumva umugabo ntumurebe nabi cyangwa ngo mwikeke ni umaze kuvuga nyine n'urukemura mpaka no hariya kurusuma sanzwe ari inshuti yanjye rwose n'imagara ntunsige rwose turamwishimiye nubwo dusanze mu ntambara bwose reka intambara se ni intambara ariko nawe ni umugabo aradufasha nibura gucubya uyu mugome cyakora rero nanjye mumbabarire kuko naje niroha mu nzu ntazi ibyo murimo nabitewe nuko numvise ijuru ya Rutebuka nkarimenya kuko nkuko bivuze ari inshuti yanjye ahubwo nabaje no kwibwira ko ari we murimo kuniga none rero ko bimeze kose nsanze ari ku muvandimwe Rutebuka rwose ni umuvandimwe turumvikana kuva kera ubu rero nanjye ndi umuvandimwe ntacyo nishisha kubabwira ndetse nimureke mbasaba ikintu yego ye uraba udasaba kubabarira uyu mugome nta kindi nawe ibindi byose ushaka turabiguha ndabashimiye uretse rero nzengere hano hanze ndaje mbabwire icyo mbasaba ndaje urasebye rero uriya mugabo ni inshuti yanjye cyane ni umuhanga cyane mu kumenya biriya bintu ibyerekeye iki ibyerekeye biturimo ni umuhanga cyane niwe waramwemera ahubwo ujya kubwira cyose ugikore maze azasigaye wirebere naza tumara impaka rwose ndabyemeye ariko sheke ntumubwire uko byagenze oya ntacyo numura rwose atatubeshya humura maze nawe se wirebera umugome ngo aragaragara ye none agomba aragaragara mumwereka n'umuntu dore mbese uko kireba ko se nimusanga nta cyaha afite nakuriya kuntu mwamuvunaguye mwe ntimumwara urabona bishoboka ntibishoboka ye navuga ngo ni umwere ndamenya ko abeshya nta kindi ibintu bigaragara uyu uriya mugabo ntabeshya ndabizi afite kandi ubushobozi bwinshi bw'umura arakwereka ukora kuri ahubwo arakwereka n'ibyo utaruzi neza ceceka dore ngo warasha tuvuga ko tumuvuga koko niko ye aho se nabatindiye oya ntabwo utinze rwose abangutse da ariko ibyo ngiye kubakorera ntibibatangaze nuko gusa muri inshuti naho ubundi birahenda cyane murareba utu tugere tw'ibiti muratureba uti mfite mu ntoki turatureba rwose mwaratwitegereje ni tungahe ni dutandatu simbona ari dutandatu mwaratwitegereje ngaho ni muceceke mutandogoya ariko ntimutangazwe nuko ndibavuge mu rurimi mutumva murumva murebe gusa ndabasobanurira nyuma
agati ka rwesa amakaro bari rwesa ija niko muri uru rugo murimo muri abagore babiri n'abagabo babiri ndabaza nyiri urugo abagabo babiri se ni bande ko ari njye gusa aka gahu gato ndeba se karaturukaye niba ari ako karahari ni kariya bakikiye none se saka gabo n'ubwo kakiri gato reka ndebe utandogoya ugwenjanga gwakantarira gwata ija ndikuwa mugabo we niko siwe mpamagara ndakumva witwa ndi nowe nyiri urugo mbaza nitwa Basebya Mikayire nkaba mwene Muvuna Ndinda wa Kimonyo wapfushije umugore mubyaranye gatanu naramufushe wasaga na Muvuna Ndinda twataramye ariko yagusigiye umwe abandi barapfuye ariko wa mugabo we ntusanzwe uzi ntabwo ari agahato ntutabishaka umbwire niruririre hano bagize ngo hari amafaranga yawe umpaye ceceka Basebya batuma rima ese bazibinje ko atangiye guhinda umushyitsi bigenze oya ni mureke n'ikindire turatangiye gutigita mubwira rekera ayi reka komeze yerekana ukuri yewe musaza komeza ahubwo oya reka komeze yerekana ukuri nimuceceka mwabukobwa mwe nimuceceka niko Basebya we ndakumva uko ndeba ufite abagore babiri uwigeze kukwiba ibishyimbo by'imbuto mu muti buhomye n'uwuye mfite umugore umwe gusa nyina ngerageze da ahe nawe ungerezaho akaba agiye no kuzatuma nimanika ntawe uri rwose ko ndeba asa n'ufite mukeba we oya rwose wongera urebe neza ntawe ufite ntabwo ufite abagore babiri rwose hanyuma se wigeze kukwiba inzoga y'inkangaza akayisukamo amazi we ninde yewe ndabona nuko niwe n'ubundi ni nyina ngerageze hari undi se ndabona uwo ari we wese yewe yakoze byinshi dore ngo birahumbaguza murahumbaguza iki hasi ni nyina ngerageze nta wundi ni nyina ngerageze oya iyo mvuga abagore ndavuga abo nakubwiye mubana mu nzu tubana mu nzu si we nyine reka ndabona nta wakwivamo ahubwo rwose tumara impaka uturangirize ukabyara rwose gerageza oya rwose ni rero urabivuge ubona aho nahereye nitwa inkozi y'ibibi nabivuge noneho rero ngaho nimuvuga washyize amarozi munsi y'isaso none ahangaha nimugire vuba se ninde ni nyina ngerageze undi se ninde muranzira ngiye kubigaragaza ndiruvuza mbere rwa rutinga umwanzi n'umurozi bakangira inzigo muramenye kandi iyo umaze kubivuga ntawe ushobora kunsubiza inyuma nkomeze se cyangwa nze kuvugisha ukuri jewe rwose ndavyemeye komeza uroheje mbanze nibuke neza vuga se vuba urandeberera ata n'uwo mwana wanjye baroze urushwima niba nzaruvuza rugakira ngwiki cyangwa niba ubishoboye navyo ngeragereze mutware rwose nzakwitura mumbereze umuhoro hariya maze munshyane n'umuriro nzi mbereke reka nkugushakire rwose n'umuntu Basebya se kandi muramenye kandi ko nimumara kunkoresha imirimo ikomeye ntibisubireho banguka umuhoro ndawufite reka musa urumva se uri kubanza kuwucanira harya ubigaruka ntahakane kandi nababure mukanga kumva ayinya mbese ko ntangiye kugira iki mbese ko numva ntangiye kugira ikidodo umvare vuga ngo iki Bazironge ndabona ashize ubwoba ari Bazironge ndabona agize ubwoba butini muvuge yewe warakoze cyane ubivuge hakiri kare si yabivuze uramenye ntuze kuvuga amagambo bitagishobotse kandi urumva Bazirungu ayiwe nimumbabarire rwose nongera muzamane mwihanukire mfanyo oya nibakomeze byose babishyire ahagaragara umva ko nyirangerageze ndi umurozi ngaho nibabwerekane ariko mana yanjye rwose imana ishimwe kuko nyirangerageze sinakubwiye ngo Bikira Mariya ntajya aterana bamwisunga ngaho da ariko mwahisemo iki ko muri kungerereza gusa niko mwahisemo iki ko muri kungerereza nyawe na Bazirunge vuga bataragira ibyo bakora ngo bigukoreho nimumbabarire rwose nongera muzamane mwihanukire ngaho uvugisha ukuri oya nibakomeze byose babishyire ahagaragara niko umva ko nyirangerageze ngo ndi umurozi ngaho nibabwerekane Bazirunge ni wowe iby'inzoga n'ibishyimbo ninjye ariko ntago nzigera nongera we nimumbabarire ninjye rwose sinababwiye niko Bazirunge imana igwa mu kabayo itangiye kwerekana muceceke yemwe nimutuze
Baziru ni wowe wasasiswa amarozi. Njye ariko rwose ntabwo nzigera nongera we. Niko. Nabwiye ngo mumbabarire ntabwo nazongera. Havese siga. Niko. Ubwo burozi wabuhawe nande? Ntawe nibyo napfuye kwitoragurira gusa kugira ngo data yirukane muka data. Kandi rwose n'ibindi byose nicyo nabikoreraga nta kindi. None rwose babyeyi ni mumbabarire sinzongera. Imana irankunda ko umwana nibyariye ko Mana Nibyo rero. nzahora ngusenga. Ahasigaye ngaho n'umugero cyo mubivuga aho giye umurimo wanjye ndawurangije. Yo urakoze rwose. Akeneye. Yirengagiza abayiyambaza rwose. Nuko rwose. Ngaho rero. Yewe nubwo nakubiswe nkariswa uburozi ariko nibura ubu ngubu amazimwe arashize. Amafaranga yewe. Burya mu nda ni kure koko. Bazirunge kuko ni wakoze ari amarorerwa. Yewe. Wabona ibyoza nyirangiragize rwose ukicecekera. Niba nakubiswe. Kugira ngo bamwirukane se. Yewe ni igitangaza harya ngo mukasa n'abanyoko. Yewe ni umwana wundi si shyashya. Nibyo kuvuga. kubyara nabi we kubyara nabi Nibe cyo kitwanjye. Baziru koko niwe wangoreye ibi ngibi Ntabwo nzongera we. nyirangerageze we umbabarire nagukoreye ibyamfura mbi bitewe no kubyara nabi Ya birumvikana ganga. rwose umbabarire rwose nawe urabibona umbabarire niko se Baziru Ndakubabariye kandi ndashimira Imana rwose yerekanye aho uri ko. rwose koko niko Baziru urwo rushwima rwose da Rwose ko navuga ngo ni mukaso wakuroze rwose mumbabarire mbabwize ukuri. Yewe we. gaho ndavuga vuba usede Ntabwo ari urushwima ni mumbabarire. Ntabwo ari rwo. niki Ndatwite. Uratwite. Mumbabarire ntabwo ari urushwima. Ndatwite rwose ariko ngo nigenda. Abo yewe naho guseka ntabwo ni. Ngo namarozi da. Namarozi. Nagira ngo birukane muka data. Wagira ngo ni urushwima. Ntabwo ari rwo. maze rero bavandimwe ndabashimye rwose kuba mwaje kumfasha gukemura iki kibazo cyari kinkomereye cyane ndagira kandi ngo ngire icyo mbabwira ne kubatindira mbareke mutahe Icyakora jewe singuce mu ryo uvuga. Ariko ndagira ngo mbabwire muri make ikinshimishije nasanze hano iwanyu. Nkigera hano nabwiye ko cyari ku Rusumo. Nkaba nje kwisura mu mwanya wanjye Rutebukuyo. Ahubwo rwose Imana ikora ibitangaza uko ishaka n'igihe ishakiye. Ye. Ubu none mba namaze kwitaba Imana byarangiye. Aha mva ko bapfumu ahora ni batabuda. iki usane ntiyiciye umugore Nimwibone. Ni mumbabare mbanze mbabwire icyo nashaka kubabwira. Bandi byo nibyo. turakumva rwose Burya rero muranyumva. turakumva Burya uwashaka wese yaba umupfumu. atese Apfa gusa kubaza gushishoza. Mwese muragira ngo ndi umupfumu. uri umupfumu wo gukomeye uri umupfumu wo utumye ntiyicira umugore Yewe ntabwo ari byo. Ahubwo nuko ikibazo cyanyu nakibonye henshi. Oya witubeshya aho shora wa yawe yashira aho se ndabona umupfumu nkawe rwose Reka da. Nibuka ko ugeze kunganira waje wacu ikibazo cy'umuturanyi wawe Basebya. ndavyibuka koko. Burya rero nageze hano mpita mbona ko ari byo murimo nigiye inama yo kubakiranwa ntashakuje. None nishimiye ko umugambi wanjye watunganye. Urakoze rwose. Ariko rero nkaba nabasabaga ko mwakomeza kubana nk'inshuti. Kandi uriya mwana wasabye imbabazi akazihabwa. Yewe bazirunge zanjye z'ibisogo koko. Umwana wundi niyo wateka ibuye rigashya ntashobora kukubonamo nyina nyine. Ngo akwangira kutamubyaye gusa nta kindi. Yewe yego mana. Erega ibyo ntiwabivuga. Kuko na nyina wundi adashobora kukubonamo umwana we. Hakwangira ko atakubyaye. Nubwo bazirunge asabye imbabazi bwose. Giwe ndasaba ko yashakirwa igihano kimukwiriye. Na wundi twaba dusana naho dushyigikiye amafuti kandi ntibishoboka. yewe muhaguruke mbaherekeze murakoze najyaga numva ngo mukase w'umuntu aramwanga nkagira ngo ni iby'ukuri none ndabyiboneye n'umwana wundi si shyashya koko nimujye mushishoza mureba aho ukuri guherereye yewe umva reka twoye kugutinza mube mwiriwe reka bageze hano ku irembo naho buzi bose murakoze ahubwo umbwira ngo uri umupfumu nzakwitaho Imana ntirenga uzi n'iki
ntugire umubwire mu nzira ariko nguhaye inka mbato kamukuna oya nibyo ntuzi kuza kwireba bazayikuzanira ukazamerekeza nzahakugenda nanjye rwose nzaza gukora ubwatsi oya nashobora kuzira ubusa yararenganye rwose